Bakaze kuma Imbaraga zawe wamana we ntabutayu udakuramo bakaze kumanga Imbaraga zawe wamana we nta kigeragezo na kimwe utabasha gukiza Now
Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, nukuri uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, uri Imana, Mana wambereye Imana njyewe, uri Imana, Mana wabonye nanjye mu bwana, uri Imana, Mana ukomeje kumbera Imana nukuri, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, nukuri Yesu, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, tugasave Mana twarakubonye, na Kimironko Mana barakubonye, ni Nyarugenge Mana barakubonye, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, mu majyepfo Mana barakubonye, mu majyaruguru Mwami barakwiboneye, iburasirazuba barakubonye, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, nukuri we, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, uri Imana, uri Imana wabaye Imana, turwanye twabusha uko tugira turakubona, mu bushomeri Mana twarakubonye, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, abantu batwirukanye twarakubonye, abandi bari kutuvuga twarakubonye, abantu baduhaze twarakubonye, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, uri Imana, uri Imana, Mana wabaye Imana, Mana we, ababuze Minerivare barakubonye, abakodesha amazu i Kigali barakubonye, abakodesha amazu muri Rusake barakubonye, Mana we, uri Imana, Mana wabaye Imana,
tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe uduhaye kugira ngo tugutaramire mwami. Uyu ni wowe twabyiniraga nta wundi. Wakire iki gitambo tugutuye mwami, ko turamushimye mwami. Wakire iki gitambo tugutuye aya masaha. Ni wowe twabyiniraga akadiho, ni wowe twatambiraga mwami. Iyi mwami, iki gitambo kizamuke kimeze nk'umubavu guhumurira neza. Ushimwe mwami ko wabanye natwe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kwacu. Tugushimiye n'ibyo ugiye kudukorera mu kanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen.